Ndabasuhuje nshuti bakunzi ba My TV, televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Mbifuje kugira weekend nziza n'imyiteguro myiza ya Pasika, ariko cyane cyane ku bayemera, abafite ukundi kwemera namwe mbifurize kunogerwa n'ibihe murimo. My TV uyu munsi ni weekend nkuko bisanzwe, ngiye kugenda mbagezaho amakuru atandukanye, ndabagerera hirya no hino mu mahanga ndetse no mu Rwanda biza kujya mbere ndaza kubamenyesha. Ariko kuri iyi nshuro nimunyemerere duhere kuri iyi ngiyi y'u Burundi, babwire neza ukuntu umukuru w'igihugu w'i Burundi yaraye yijihije umunsi wa gatanu mutagatifu ku bafite ukwemera ko kuba bakwizihiza Pasika mu zibihe abakristo by'umwihariko barimo, aho ku munsi w'ejo hari ku wa gatanu mutagatifu habaye ibikorwa bigiye bitandukanye byo kwizihiza uwo munsi, by'umwihariko biganisha ku kuzirikana inzira y'umusaraba Yezu cyangwa se Yesu yanyuzemo kugira ngo agane ku gucungura abantu. Evariste rero Ndayishimiye w'u Burundi ku wa gatanu mutagatifu yagaragaye ahetse umusaraba mu rwego rwo kuzirikana ububabare bwa Yezu Kristo. Ni umukuru w'igihugu udakunze gutangwa naho biri kubera aho abaturage baherereye, ukunze kugenda cyane iruhande rwa rubanda by'umwihariko mu buryo ndetse ubona ko busa n'ubujya guciririka burenze cyane urwego rwa perezida. Ariko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni Evariste Ndayishimiye hamwe na madamu we bagaragaye bari kumwe. Evariste we yari yambaye nk'umugabo bisanzwe nk'umuntu w'igitsina gabo, hanyuma na madamu we yari yambaye agapira k'amaboko akenyeye igitenge mu buryo ubona gisa n'ikimwizengurukijeho hafi yo kugaruka imbere kigahinguranya, hanyuma n'inkweto ubona ko rwose zidakereye ibirori. Gusa babonaga ko bagerageje kujya mu cyimbo cyo kwicisha bugufi mu kuzirikana uyu munsi wa gatanu mutagatifu nk'uko bari babihisemo. Amafoto Perezidanse y'u Burundi yarayishyize ku rubuga rwayo rwa Twitter yerekana Ndayishimiye n'umufasha we yitwa Angeline Ndayubaha bahetse umusaraba ubwo bifatanyaga na bamwe mu bakristo Gatolika mu mutambagiro wa gatanu mutagatifu. Ku ruhande rumwe madamu Angeline Ndayubaha yabaga afite umusaraba, akaba uruhande ubona Perezida Evariste Ndayishimiye afashe Bibiliya mu ntoki, ariko ukaza kongera kubona na Evariste Ndayishimiye nawe atwaye wa musaraba mu buryo busa nkaho bagiye babisimburanwaho. Bari kumwe n'abandi bakristo bakeya ubona ko rwose batari benshi, bigaragara ko ari umuhango wari wateguwe mu buryo bwa Perezidanse. Haboneka n'abantu bagomba kuba bari kumwe nabo, na cyane cyane ko uko imihango y'uwa gatanu mutagatifu uko bagenda batambagiza uriya musaraba ni nako bagenda havugwa n'indirimbo zigendanye n'ibyo bihe ndetse n'amasengesho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo umukuru w'igihugu na madamu we bonyine batashoboraga kubyifasha. Hari n'umusaserodoti ngira ngo wari uri kugenda agira ibyo afasha mu mihango mitagatifu yarebanaga n'uwo munsi. Hanyuma rero Ndayishimiye asanzwe ari umugatolika n'ubundi wamaramaje, akunze no kugaragara mu bikorwa bitandukanye bigendanye no gusenga, ndetse akunze kugaragara kenshi yifatanyije n'abaturage be mu bikorwa bindi by'itorero cyangwa se by'idini muri rusange. Uyu mukuru w'igihugu akunze gushimirwa ibimeze nko kwicisha bugufi. Ni umuntu ukunze kuba mu baturage cyane, aho usanga mu mirima, ugasanga mu birayi barikoreye, ugasanga muri ba barundi bavuze ingoma ugasanga nawe ari gutaraka nkabo. Ku ruhande rumwe abantu bakabibona nko kwicisha bugufi, ndetse bagashaka no kumugereranya n'abandi bakuru b'ibihugu bamwe na bamwe ubu ubona ko bagaragara mu bikorwa by'abaturage ariko bitarimo akavuyo nk'ako dukunze kubona i Burundi. Ku rundi ruhande ariko nta byera ngo de Ndayishimiye akunze kunengwa kuba mu myaka hafi n'amaze ayobora Burundi nta kintu kigaragara akorera abaturage b'igihugu cye mu rwego rwo kubafasha kuva mu bukene, uretse nyine ikimeze nka siyasa cyo kubereka ko abahora iruhande, ahora batera story, ibintu nyine bimeze nk'urwenya uba ubona bisanzwe biri aho ngaho, ariko utasesengura neza ngo ubonemo ikirebana n'iterambere abaturage bari kugenda bageraho ugereranyije n'imyaka amaze. Muri iyi minsi ariko abamunenga cyangwa se batemera imitegekere ye bari kumunenga kuba imbwirwaruhame ze zo muri iyi minsi ari kuvuga cyane cyane zirimo zibanda ku biryo, ku gaciro k'ibiryo, ku buryo bwo kubona ibiryo ku giti cyabo, kuba afite ibiryo byinshi, nyamara akaba yasangiza abarundi ibitekerezo bizima bindi byagatumye imibereho yabo ihinduka. Ngira ngo hari henshi
mwagiye mumubona ku mbuga nkoranyambaga, ibi byabaye nka komedi, byabaye nk'urwenya, abantu bari kubyigana babisubiramo, abwira abarundi ko we arya ibiryo bye yiyejereje, abantu bakwiye kumera nka we. Nyamara ariko nanone hakaba abaza kuri izo mbuga nkoranyambaga bakamusubiza ko muri ibyo biryo yiyezereza usanga bihingwa n'amafaranga y'abaturage, cyangwa se icyo nakwita amaboko nyine y'abaturage, bakavuga ko imodoka agendamo iba yanyweye esanse mu misoro y'abaturage, abana be ngo bakiga amashuri meza kandi ku bushobozi bw'abaturage. Mu by'ukuri ibyo we agaragaza ko kubona ibiryo bidahenze, ko afite byinshi, ko abaturage be bakwiye kuba babaho nka we, ko isahani y'ibiryo wenda Igitega ya 2,500 ishobora kungana n'iy'amadolari 5 muri Amerika, kubera ko ayo mafaranga yose ari bugure ibiryo, ko ibiryo biriho inyama bimeze gutya, ko kugura avoka bimeze gutya. Abantu ugasanga ntago bari guhamanya n'uwo muco wo gukomeza kubabwira ibisa n'ibigaruka ku mirire, nyamara abarundi benshi basa nk'abo bari mu bihe bitaboroheye kubera inzara ndetse n'ibiciro biri hejuru by'ibiribwa. Hanyuma rero nubwo nyine akunze kuba ari kumwe n'abaturage, ariko abenshi ubusanga bifuza ko yakabaye ari kumwe nabo mu bibungura uburyo bwo gutera imbere, apana mu bimeze nka komedi, mu bisa no kwisanisha bya nyirarureshwa. Ngayo nguko rero n'ejo yabanye nabo mu kwizihiza umunsi w'uwa gatanu mutagatifu, abakristu by'umwihariko abemera Pasika, abizihiza Pasika, ibihe bari kunyuramo bazirikana inzira y'umusaraba, ububabare Yesu yanyuzemo kugeza abambwe, agapfa, hanyuma akazukira kubacungura. Ndabashimiye cyane kubana nanjye ni My TV, televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Komeza untera inkunga ku biganiro nkugezaho, kanda subscribe, like, comment, nunabikunda bisangiza inshuti zawe. Hanyuma ndabasezeranya ko uyu munsi ngiye kwirirwa mbabwira amakuru yose agezweho ari kuvugwa, ayavuzwe muri iyi minsi, muri iki cyumweru cyose. Nuze gucikwa, ndabagira muri Kongo, muri Uganda, i Burundi turaza gusubirayo, mu Rwanda turahabana, n'ibindi bigiye bitandukanye ushobora kuza kwifuza kumenya. Ndanabibutsa ko ushaka kumpa igitekerezo ushobora kunyandikira muri comments z'ikiganiro, ndazisura kenshi, hanyuma nkaba nasubiza icyifuzo cyawe. Ushaka no kuntumaho kugira ngo mbe nagukorera ubuvugizi kuri televiziyo yanjye ari nayo yanyu, ushobora kwandika muri comments, cyangwa se ugashaka uburyo umvugisha nkaza gutega amatwi, hanyuma nkumva inkuru yawe, nkumva ubuzima bwawe, tukabisangiza n'abanyarwanda ndetse n'izindi nzego bireba muri rusange, ibintu bikagenda neza. Ndabashimiye cyane kubana nanjye, mukomeze kugira imyiteguro myiza ya Pasika kubayizihiza.